Hello, nshuti za Sunjara rero mumeze mute ndizera ko muri mwese mumeze neza umva. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye na forex trading. Ngiye kongera mbabwire ko ngiye kukubwira umunsi ngo junyurwa n'ibyo ufite guys. Junyurwa n'ibyo ufite kubera yuko iyo nza kuba naranyuzwe n'ibyo ufite cyangwa se ariko nabwo ni mwandenganya. Buriya amafaranga wahombye uri gushaka andi mafaranga ntakajya kubabaza kubera yuko nawe ntabwo uba wayangaga, ahubwo uba uri kuyakora kugira ngo urebe ko wayabyazamo umusaruro ukakuramo andi mafaranga. Rero reka mbabwire ukuntu njya guhomba byakanaga naga green tea ko nkunda kunywa ngiye nicyo cyayi njyanywa nenda guhomba. Rero dore ibintu byambayeho. Naragiye amafaranga nari mfite amafaranga pe. Nari mfite amafaranga menshi, umva nge narakoze maze igihe kinini nkura nta kintu nkoresha amafaranga. Kwa kundi ngo muvuga ngo ngaho ngo namaze igihe kingana hafi kuva muri 2024 mu kwezi kwa 12. Ntabwo nongeye kuvuga ngo ndongera gukoresha amafaranga. Nakoreshaga amafaranga yo kurya nkishyura inzu kuko mba ndahakodesha, nararyaga nkishyura inzu datitse, nkafasha n'abana hari abana nawe bikora abana ndihira amashuri, nkafasha n'abana ngafasha n'abakene. Ntabwo nigeze nyine ngira ikindi kintu nkoresha amafaranga ngo uvuge ngo ndabonye amafaranga menshi. Noneho naragiye nyine ngira udufaranga twinshi dufatika. Noneho mu kwezi mu byo mu kwa 10 amafaranga nayakoresheje ikintu ntari bubabwire. Maze kugikora rero nibwo nagikora mbona amafaranga yanjye aragabanutse. Tuvuge wenda reka tuvuge ku mafaranga make. Ufite $10,000 uyu wari umaze igihe kinini uyafite, urumva niba nkanjye yo mu agent mba nkurera abakira benshi batandukanye. Noneho ugiye kubona ugize icyo yakoresha usigaranye 5 abakira batangiye kugucika n'iki utomva ukeneye amafaranga menshi. None ndareba nawe imibyange by'u agent nkora nkabona ntabwo bikiri kuma amafaranga. Nibwo rero natangiye gutekereza ikindi kintu nagiye nakora ku ruhande. Urumva noneho nagiye kubikira umukiriya wanjye ambwiye nyine ngo akeneye amafaranga byihutirwa. Ngiye kumubikira numva nibwo bari kuvuga bavugaga bya bintu by'amarobo. Guys, ntago muri muvuga ngo robo ngo ntago robo zose ariko hari robo zikora zigatanga amafaranga, kuko ntago ndi ikigoryi cyo kuba narese mfata amafaranga ngana gutyo nkayashora nanjye nta makuru mfite. Gusa murabona ubigiye reba unzi wenda aho tuziranye isi imazi pe akora ibigiye umazunzi. Urabona ndi ikigoryi cyo kuba nabita mfata $25,000 nakore ubuzima bwanjye bwose ngahita nyashora mu kintu nanjye nazi ko kiri seriye. Ngiye robo namaze amezi 2 ndi kuyigaho, ndayisacinga ndayireba uko ikora. Urumva ikindi kandi uwankomvetse yanyeretse historique kuko yarasanzwe ari umukiriya wanjye. Arambwira ati igihe wazaga kumbikira ndana niyo nari ngiyemo. Yaramaze imyaka 2 ayikoresha. Igihe cyose yo robo yamaze icyo gihe nibwo yaduhombeje. Rero igihe cyose mbere yari sawa, ariko imaze kuba hamaze kuzamo ibibazo nibwo yatangiye kugira nibwo yatangiye kuduhombye. Ntabwo iyo robo yasanzwe ihombye abantu, nyine ni ibintu byabaye. Nge narabikurikiranye neza nsanga abagiye mu mbere yanjye barayabonye pe. Handi uyabona yabakikuba kabiri ugakuramo ayawe hagasigara inyungu. Bo bahombye inyungu ntabwo bigeze bahomba nkanjye. Nge nibwo nari nyijyamo hari nk'wari ugiyemo amaze igihe gitoya, ariko abenshi bagiye bakuramo inyungu yabo bakagenda bahomba ibihombo, bahomba mu nyungu. So rero uyu munsi ngiye kukubwira ukuntu ugomba kunyurwa n'ibyo ufite ukareka Imana ikikorera akazi kayo. Maze kubona ayo mafaranga nkoresheje mu by'ukuri nanyakoresheje kandi ikintu gifatika, ariko byahise bimera nkaho nayakoresheje nk'iki nayataye. Kandi nicyo nari ndi kuyakoresha kirafatika, n'ubu tuvugana nicyo kiri kungaburira. Urumva nari nguzi seta ntangiye indi business, ariko mpita numva yuko mize nk'uwayajugunye. Kwa kundi ngiye nkunda amafaranga ari cash, nkunda kuba mfite cash zanjye, apana kunyereka ngo iriya nzu ngo ni yawe. Ngiye nkunda cash mu ntoki. Rero yo nako nagize nari nyaguze seta ntangiye business nshyashya, ariko nkajya nimvamo ko wagira ngo narahombye. Nabona yaravuyeho. Ngiye muri make nkumva meze nk'umuntu wahombye. Ibyo rero nibwo byanzaniye umururumba wo gushakisha andi mafaranga. Ndagenda ngira umururumba umva aho nicaye ngumva nshaka amafaranga. Ngiye nkunda amafaranga ariko yanjye nikorereye. Ntabwo nkunda yamibano nababwiye ukuntu nasujije bank amafaranga
hari igihe banki yize yibeshya miliyoni 214 ndayasubiza nejo nabikuru banki yibeshye miliyari 2 na miliyoni 700 nijyana kuri banki nabwo ati mwibeshye nyamara kandi nagiye mbikuzo make nibambira icyo bambira iyo ngenda nkaba ati munsi nkakora transfer wenda transfer miliyoni 100 bazi transfer kazi kubita kuri momo ejo momo uwanyoje ni yari yabimenye narangiza nkacishene bari kuzamfata nareye make cyase ndiba namfata ariko nge nkunda utwanjye nikorereye ngiye nkunda amafaranga nzavunikira nibyo bintu nkunda rero ngiye nyine kubera gukunda amafaranga nararebye mbona amafaranga nta nyine mbona harimo ibibazo mbona ntago ndi kunguka neza ndangije nibwo nize kwiriya business ya forex ndayitangira mbijyamo gake gake ngenda gake ntangiye nabuye ko natangije 5 birarangira icyumweru mbona byungutse 700 kiramo ibindi 5 birarunguka kiramo ibindi 3,000 kandi narubwo narayiguze ubumva nyine amafaranga yagize atya arashira yose arahomba avamo rero jyunyurwa n'ibyo ufite uyu munsi ushobora kuba ufite dukeye ariko ejo Imana ikakugirira neza ikindi kandi jya ukagufasha abakene ngende bukanyitangira business ntaragira miliyoni 5 yari ngiye mu wambere ufasha abakene duke nabonaga bitewe nuko nanjye natubonye hari aho mvuye Imana inkuye nafashaga abakene ariko maze kugira amafaranga menshi buri abakire bakunda amafaranga kuruta abakene ngiye maze nyifite make nifashirizaga abantu tukaba wambwira ikibazo ngo 1,200 ntacyo ntazana yakwishyuza ariko maze gukira ndango harabana mfite n'ishuri bazaga kugenda nkahazira nkarira mwana we mwana kazi kambwa ati kwishuri wongeje mu cumetiya atubwo nzakura he ugasanga ntahaziri kandi no kwinya afite pe ariko ubu ngubu nongera kuyagira ndagenda mabwiye ngo nzayacunga neza nzafasha abakene mbese nzuzuza ibyo navuganye n'Imana so rero amahirwe azarimwe mu buzima ubwo ayo mafaranga kugira nzongere nyabone murumva imyaka bigiye kunsaba ikindi kandi buriya muzi ko bino bintu bajya bavuga ngo umukobwa ufite amafaranga ntago ajya apfa gushaka muzi ko ari byo ni ukuri ufite amafaranga ndagira ngo mbabwire ngo igitekerezo cyo gushaka nta n'icyo ufite pe biriya bintu ni by'ukone bamutese jori bagira ubwo bagira 30 ntabwo nzi nimba yifite ni ukugereranya ntabwo ari uko ngo aba yarabuze umugabo reka mukobwa ufite amafaranga umva noneho umugabo ushaka icya urareba ukabona nk'abagutereta kasuriya muntu ukabona ntibyavamo wowe ubushaka ari wa muntu urenza haraba ari Bill Gates ariko abenshi hari udakunda amafaranga ariko nkanjye nge numvaga nyine uko nagerageje gukundana n'abatipe badafite amafaranga nkabona nyine turashwana nkabona ni stress nabasha mwanzo nabati atazagira n'umuntu uzankunda ko nari nyafite nzanye zajya nkunda bafite amafaranga none dore yaragiye yarashitse ubuse bizagenda ute ubuse nzaganza reducing grades zanjye umuntu usanzwe mungira inama namwe ubwo rero nuko situation imeze narahombye ariko ndi kongera gutera imbere murone nariyakiye ndushaka izindi business mu dufaranga duke sigaranye n'ubwo byo nakoraga ntago mbikoze gutya ntago nakunguka ndashaka utundi tu business unande kujya ngenda Tanzania ndebe ko nabona nzajya ndagura imyenda ndebe nyine ugomba guhaguruka ugashaka business niba umaze gomba kabona urahombye wigenda bicarana ngo narahombye ngo uko nibwo ubu umva ubu none ahubwo nibwo ngiye gukora cyane kuruta uko nakoraga rero nawe nimba warahombye cyase ukaba hari ikibazo cyakubaye icyo cyo cyose cyaba warapfushije umuntu waba warahombye ukabura buri kimwe nabuze buri kimwe hari n'inzu mbamo kuyishyura ari ibibazo amafaranga nagiye nsigarana ngenda nkoresha mu business kugira ndafunga n'inshuti reka mbone ro gushimira musaza wanjye witwa niyo nkuru ni musaza wanjye tuvukana yanije amafaranga nyuma y'ibibazo byose abantu benshi twakoranaga bamaze kumva ko nahombye bagiye batinya kuntiza amafaranga kandi barayantizaga mbere ariko ibro wanjye yambwiye ati ubwo nutanyishyuza mukiye antiza amafaranga yo gukora Imana imumugisha no kuri pe ntacyo nagushinza muvandimwe warakoze cyane ubwo rero nshimiye n'abandi bantu bambaye hafi hari nk'uwitwa Felicien yambwiye ko nakongera gukora hari abantu benshi umva hari abantu benshi hari witwa Reserve yambwiye ukuntu nawe yahombye ansubizamo ibyiringiro hari abantu bitwa ba Jane bagiye bangira makambwira ati ubuzima burakomeza umva hari abantu bitwa abantu Ruberi bagiye bamfasha bakamba hafi bakangira inama aba bantu bose ndabashimiye pe hari abantu bitwa ba Elize bagiye bambwira Paul bakanyira ku buryo bahombye nabo hari abantu bitwa ba Omar umva mwese ndabashimiye pe umuntu wese uzi ko yanyihanganishije umva ndabashimiye hari n'abaturanyi banjye bitwa ba Enoke bangizeho bareba ukomeze Imana ibaho umugisha n'ukuri murakoze cyane rero kandi subscribe kuri YouTube ya Sonjera thank you.